mama umva nta gihe kinini gishize pe ariko mama yataye umutwe wagira ngo hashize nk'imyaka 10 umva wagira ngo ni ibintu aba mu buzima bwe bwose ariko byo biranahangayikishije amafaranga ariko yakize uracyari umwana mbona wirirwa yanyanyageza ayo umuntu aguhaye akagira no ushaka ko bagufunga urumva wishimiye kujya gereza none surone nose gihe wanamumpaye maho ubuse nta muntu wese mugana wavuye muri gereza ngo kuganirize akubwira ko muri gereza hameze ko numva wishimiye kujyayo gereza se nahatinye ni wowe nshaka gusa wenyine rero ntabwo uzambona Sene ya 25 action. Yego ko shangazi waryamyera ntaryamye waramutse shangazi aramutse yego amakuru neza shanga waramutse utese aramutse neza yego ko mama amasameze mama nawe araho nyine nawe yaramutse neza mwaryamye aha twaryamye se mama araryama agasinzira none ariko nizere ko mwamukarumye ayo kumana mama rero navuga ngo yihangane ariko kuva ikibazo kitarakemuka mama rwose ntabwo atuje oya nituze mama ubwiwe ubanza azatuza yumvise ngo ganze yavuye kwa Raki ibibazo bye byose byaranga mama azatuza nawe ndi gihe mama yumva umva cyangwa birebe azatuza mama ari mu rugo ari mu nzu mama se yarari mu cyumba aha ntago araza rega haracyari na mutudura yerega wazindutse none se nazindutse ngo mbanze nkora ibingibi mbanze mbere no kuyana mu bindi kugira ngo nabone ndi ako shangano kuri nawe uri kwitanga cyane no kuri Imana iguha umugisha pe uko bizi genzi kutajya uboneka ubu uri muri business none reba kumana uzindukiye usangire no kuri pe kwitanga kwa Imana basi biguhera umugisha ahubwo Imana imfashe bijyara umusaruro ariko biri buce mushanga ngiye no kuri mfite cyizere ko ni uzaca ubuse mama Imana yakwemera ko mama akomeza guhangayika gutya arakagatuma twabigejeje aha Imana rwose ntago yatsinda byizere ukatubyizera yuko wenda hari icyo Imana y'ubudufasha iradufasha byose no mu gusenga no kwizera cyane rwose nta kiranira Imana shanga byose birashoboka kandi nyine iyo birebye mama niyo ababonye basi niyo muje hano ubona ko nyine ataba yihebye cyane na uba akeneye umuntu umuha tumukoroze ariko ibyo mama mubwira biba byumvikana shanga gusa nuko mama atajya nyine mama we waba yumva ko muri kumurenganya cyangwa kumuharira ikibazo nyamara burara namwe mwamuhariye ikibazo ntabwo mwazaho ntabwo twaza nabyo ajya bitekereza ntabwo aribyo dushaka nyine ngerageza kumubwira hako nyine mama nawe nyine nkamugarukira kwa karahangayitse cyane Mutoni yaraje Mutoni se reka Mutoni ntabwo araza sinzi ubu nituza amakuru irakingameza ate ntabwo tuzi umwuka uri hariya iwabo mu by'ukuri ko bimeze ariko tuhumure cyamujyanye nawe arakizi twabyemeye se hari ikibazo mwari kuba mukizi ariko wa mugani haba hari ikibazo gikomeye wenda baba bahamagara mu makuru telefone bakamubwira hako wenda ubwo simbizi oya humura urugamba ari kurwana nawe araruzi ntabwo ari umwana cyane shanga ntabwo biba byoroshye n'ukuri kuri mba mbona biba bikomeye reka mujye munasenga Imana usengere na nyoko shanga n'ukuri turasenga cyakoze nyoko iki kibazo nakivaho bazarya mu mwanya bari umwaka bari iki mama umva nta gihe kinini gishize pe ariko mama yataye umutwe wagira ngo hashize nk'imyaka 10 umva wagira ngo ni ibintu aba mu buzima bwe bwose ariko byo biranahangayikishije amafaranga ariko yakize uracyari umwana mbona wirirwa yanyanyageza ayo umuntu aguhaye akagira isesa kuracyari reka sha uriya waruza agaciro ugira ukuntu mama yasaze bw'amafaranga nawe uyaha agaciro shanga nayanyanyageza nyine nayasesaguraga ntarahinduka ariko kubera ko nahindutse nyine nzi icyo nshaka nanjye nkeneye kuba umukobwa nyine muzima nkakora nkiteza imbere ntabwo ubu ngubu nasesagura amafaranga nawe nta kibazo nkakirana ndaguteganyirije twavunika ntabwo twavunika ntabwo twajya inama ngiye hariya ku ruhande tukajya dutora amafaranga tukayisubiza ariko ibi byose ni ubukene shanga arumva no kutabara ariko kubyo utabara nabyo si ubuzima nabwo turi koza amafaranga yamaze icyo abuze icyo akora n'icyo avuga umuntu ari ikibazo nyine mama se mama we namajije nyine arambwira ngo yaguragamo ngo ibikoresho twakora amajyambere se ntibari bamusabye ntibari bamukoye ari kugenda nta bikoresho ajyanye birangira ageze shanga ibyo bikoresho bari kubisubiza ese ubwo mwana mwaguze byose murabirangiza rero shangazi ntago mba mbizi
sibyo buriya ni nka Mutoni cyangwa se mama narakibabizi jewe ntabyo ibyo karakibona hari ibikoresho byinshi cyane by'agatangaza shanga ariko sinanjye simbizi pe ntabwo nzi nanjye ikintu mama amafaranga yakoresheje waritwaza ngo yagira ngo abantu ngo baserebure niba ari guserebura niba se guserebura wajya ubukwe bugaragara iby'amajyambere se byo birahenda cyane iyo ugiye kubara ibyo ngibyo rero ngo unezeza abantu bo muri iyi si wazarinda upfuta n'abanejeje ubu se ko abantu ubu ngubu abumvise iki kibazo ntabwo barimo baraduseka kandi wenda n'ibyo ngibyo baranabiserebuye bakabimenya icyo turi kumubaza ibyo nta byabaye tukamubwira rero wowe wafashe amafaranga uko byumva n'uko bishakira ntabwo ari byo rero ntabwo ari umushinga wenda mama we yumvaga yuko umukobwa wakiye kugenda ariko shanga ibi nyine bitubera isomo shanga karibu mu nzu rero uri kunsuhuza mu tubana hano mu nzu twiriranwa uri kunsuhuza he nasoma uko wari waheze mu nzu ubu ngubu ukaba kugeza duhura sinzi ibyo uba urimo ntabwo ushakaga ariko ntaranshakira iki ndakubona ubu noneho umuriro mwirahuriraho murabona muze kurikira twirahuriraho ndetse ibintu urimo buriya ni ibiki se noneho mwoherejeho mutoni ngo aze kuntera ubwoba ugira noneho ibintu bikarere noneho bisambuke umuriro wake hakiri kare ahubwo numva wowe uje kuntera ubwoba erega n'ubundi byose ni wowe wabyiteye wowe wakoze amakosa atanabaho mu buzima wateze mu buzima ubundi reka nkubaze nta muntu w'inshuti yawe ugenda muri nko mu kigero kimwe waba ukugira inama wenda w'inshuti yawe wisanzuraho basi uzamubwira kugira inama ugiriye ihe nama se kuri gahunda natekereje ko wowe wakoze amakosa ahubwo amwe atabaho we niyo nibura ugifata geto nduzi ko ari geto hanze ahantu ntanazi wenda ukazajya untumaho tugahura ariko uracengeye ujemo hano mu rugo ntuse urabona atari wowe ibibazo byose uri kubiza niwe wari umugambi kuko niwe nashakaga kandi nyine wabikoze nabi cyangwa nuko nawe nakugezeho wabikoze nabi wari kugenda wenda ukazajya turatuvugana basi no kuri telefone tugahura ariko udatumye shera ahangayika tumutwe nanjye mba nahangayitse ubwo si ubundi inyungu ufitemo ni iyi waba wirengagije gusa umuntu twari twaraburanye kiriya gihe uzi ukuntu byagenze uratinyuka uzamo hano mu rugo koko ubu se urabona twabana bikagenda ndagutera ubwo ndiraburaho umurongo ndagutera ubwoba yabanirije Mutoni abantu hose banyura no kunsitaraho ngo areke icyabo muri ukaka byose niwe wabyiteye reka amakosa yose ni ayawe nta makosa ariko afite wowe nyine ubwo wumva uri mukuri kuko sinzi ukuntu byakugendekeye nimba ari n'umuntu wakuntumye wazajya ukamubwira ko utambonye nyamara umushinga bwo mwiga ntabwo ari mwiza ntabwo uzabavamaho ntabwo ari mwiza ntabwo ari mwiza uyu mushinga wanyu ariko byose ni wowe utuma tuwutera nimba no kuwutera tuwiga rambika agapira hasi urebe ko umushinga tutawureka natwe nawe ureke ibintu by'ihangano ufate inzira wigendera ubu noneho nanjye mpindure strategy ubwo duhangane noneho ibintu bikomere na professor benye n'ibintu byose urusibye rukubizana wowe wafashe inzira ukigendera atarabimenya aho kugira unteranye nawe unansengera nta gahunda yo kugenda ahubwo mukuru wawe yaragushuka kandi yaragushuka atazaguma hano umunsi byasambutse ibintu bigakomera cyane umuriro ukaka hafi no kumufunga bakaba banafunga ibintu byacitse ntabwo zaza ngo we muri ubu rugo ngo bigende bite nawe ushaka ko bagufunga urumva wishimiye kujya none se urabona nose jye wanamumpaye amahoro ubu se nta muntu wese muganira wavuye muri gereza ngo akuganirize akubwire ukuntu muri gereza haba hameze ko numva wishimiye kujyayo gereza se ntahatinye wowe nshaka gusa wenyine rero ntabwo uzambona nuse ubona uzambona urumva byavamo ubwo se urumva noneho bizarangira bite umwanzuro namwe mwafashe imigambi ubwo wari guhangana ko umwanzuro nta wundi fata inzira wigendere twiyemeje si iki byose si wowe urumva nawe wakobye ubu se urabona niduhangana hagati yanjye nawe urabona bizagenda wakoroheje ibintu n'intambara ubwo nuko bitazagenda wowe ni woroshye ibintu kandi nanjye nabyize neza wabyize neza noneho urumva ushaka ihangana bimwe bikaze kandi ari byo mwatangiye mukuru wawe atari yagushuka anshuka se gute ari no kurusha ubukana rwose agomba kubundusha erega nose atabundusha urabona ibintu uri gukora ari byo nta n'umuntu utagira ubukana
none se habaye kugira ngo ugire ubukana mu bana ntabwo nabishakaga byari bincitse kuriya ariko ntabwo nabishakaga ubutaha nyine ntuzabyongere sheri hari agakosa yari akoze ndimo mubwira yuko naguma kuzakora amakosa nzagira ubukana asiganza wowe icyakuzanye warakiyobewe ariko bose nari nagerageje urabona ko wari wagerageje nagerageje kwisubiraho ubwo se umaze amezi angahe ku buryo buri munsi izaba buri yari intambara nibyo mba mubwira abijanye ntari yabimbwiye none se niba akazi kakunaniye wafashe inzira ukigendera ntahe nibyo namubwiraga wagiye udatumye ngira ubukana ndakana ugiye ugafata inzira ukaba wati wenda ngira akazi karananiye urega hari igihe umuntu wese agira igeno rye sibyo hari uburyo umuntu aba azabaho ugasanga n'urugero waje gusaba akazi aha ngaha atari ko kazagukiza ushobora gusanga utashye wagenda ugacuruza ugashinga igaraje wiruta ugakira ukaba uri guparapara muri aka kazi nimba kakunaniye n'ubu ubundi ikintu cyerekana ko akazi karananiye umuntu ni uko nyine buri gihe bihora ari induru ni ukuri ni ukumbabarira ntabwo byasubiye nyamaze kumubabarira se namubabariye namubwiye ko nabyongera nzagira ubukana burera wagenda umve ujya mu kazi sawa murakoze cyari ujya ku gipangu gira hano ujye mu kazi sawa reka njye ku gipangu